Ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira Rugwiro Prozone, tuganira ku bukungu, tuganira ku mafaranga yubakiye kuri blockchain, tuganira mu isi y'amafaranga ugiraho uburenganzira ari uko ufite internet. Ibyo rero bitwinjiza mu isi ya web 3 cyangwa se isi ya web 3, aho internet uyikoresha ibikubyarira inyungu mu bwisanzure. Bityo tugambiriye kugira ngo tugwize ubumenyi, hanyuma tubashe kugira ngo duterane imbere twembi, haba mu gice cy'ubumenyi cyangwa se mu gice cy'ubukungu. Nuza kuza kumva uri interested cyangwa se wishimiye kujyana natwe, uze gukanda subscribe. Buri kiganiro cyose dushyizeho uzajya ukibona mu bambere. Tuza hari ibyo dushaka gukosora cyangwa se dutangaza ibyo nyiri umushinga yivugiye ubwe, wenda ibyo tugomba gukosora cyangwa se n'ibindi byinshi bitandukanye byerekeranye na update nyine zijyanye n'iyo si ya cryptocurrency cyangwa se blockchain muri rusange. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku makosa ari gukorwa na bamwe mu bantu basanzwe baba muri crypto, nyamara ni ikosa ribi cyane rikomeye kandi rifite n'uruhande rushobora kugushyira muri risk. Byose hamwe rero uraza kuza kubikurikira muri iki kiganiro. Urasabwa kugira ngo ugikurikire kugeza kigeze ku musozo. Mu minsi ishize hari amalink, ndetse ubwo narindi kuri recording iki kiganiro nabwo hari umuntu uyohereje muri group WhatsApp. Hari link rero iri gukwirakwizwa mu matsinda atandukanye ya WhatsApp ndetse na Telegram, avuga ko hari inkunga leta ishaka kugenera abaturage ingana n'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 250 mbere yuko umwaka w'ibihumbi 2025 urangira. Iyo link isaba kwiyandikisha, ikagushyira ku rutonde rugaragaza amafoto ya bank cyangwa se ibigo bikomeye n'ubutumwa buvuga ko hari abantu benshi bamaze kubikuza. Aha rero niho tugiye kuganirira hamwe ukoresheje logique cyangwa se ubwenge. Ntabwo nimba leta igiye gukora igikorwa nk'iki ngiki nagishobora kubicisha mu magroup WhatsApp, biraciriritse, ntabwo bijyanye n'ibikorwa bishobora gukorwa nyine n'urwo rwego. Ikindi wakibaza uti se urinde wo gutangaza ibi ngibi. Ntabwo ndibuze kukurenganya cyane wowe ubisharinga, kubera ko hari impamvu ituma ubisharinga, niyo tugiye gusobanura kugira ngo aho uzajya ubona iyi link hose ujye uhita uyisiba kugira ngo utazisanga mu makosa wakoze kandi utabizi. Icy'ingenzi ugomba kumenya nuko ibyo ubona muri iyo platform byose si ukuri. Uburyo bwateguwe bwo gushuka abantu, nk'uko ushobora kuzinduka mu gitondo warambiwe irangi ry'inzu utahamo ryari umweru ugahindura ugashyiramo iry'ubururu cyangwa se iry'umuhondo. Nabyo bikorwa mu buryo bwa design busa nko gushushanya. Ubwo bisobanura ko bimwe ashatse yabisiba ibindi akabyongeramo. Nta hantu biba bihuriye na leta. Iyo leta bavuga aba ari ukuyiyitirira, nta banki ibirimo kubikoresha, nta kigo cyemewe kiba kibifitemo uruhare. Ushobora kwibaza uti se uyu muntu kuki abikora, cyangwa se kukiyitirira inzego zikomeye nk'izi ngizi. Kwiyitirira urwego rukomeye aba ari kugira ngo akurure attention, akurure icyizere cyawe. Reka tubanze turebere impamvu abikora ariko bikagaragara nk'ukuri. Aba yabikoze neza, azi uko abantu bakeneye kwiyumva. Nibyo birumvikana ko abitangaje mu gihe kibi, amakuru aba arimo asohoka ari menshi, agaragazamo logo za bank. Nk'ubu ngubu iyo narindi kubona yagarukaga kuri Bank of Kigali, iyifunguye yagaragazaga Bank of Kigali. Ahari nawe wenda wayibonye kuri WhatsApp, bakakwereka amafoto y'ibigo bizwi. Bashobora gukoresha MTN, bashobora gukoresha BK, bashobora gukoresha ibigo byinshi by'amafaranga, barabyitirira ko hari amagift, hari tombora n'ibindi byinshi bitandukanye. Hari nabo nabonye bakoresheje Inyange mu minsi yashize, bagenda bakoresha byinshi. Bakwereka rero message zivuga ko hari amafaranga yageze kuri konti, hari abantu bayakiriye bagira bati nanjye nari ngiye gucikanwa no kutakiriye impano. Izi message ziba zigaragara nk'iziri kuza, ariko ni design, ni uburyo buri fake, ni uburyo bwo gushukana. Ntago ari byo, ntago izi message ziba zihari, ahubwo ishobora gukorwa n'umuntu witwa umudeveloper uhugukiye kubaka ama website, ariko akabikora mu buryo mu gice abanyarwanda bita ubupfura, atabufite.
atari imfura, akagambirira inyungu ze bwite, muri makeya akabikoresha nabi. Ntabwo abantu bose bafite ubuhanga n'ubumenyi ariko babikoresha neza. Ibi byose rero abyubaka agamije kukwemeza ko byabayeho kandi nyamara ari ikinyoma kibi cyane. Uko bikora rero mu by'ukuri, iyo ukanze kuri iyo link uba winjiye ku rubuga rwakozwe n'abantu bashaka kukwiba. Baba bashaka kukwiba iki? Uti nta muntu wigeze ansaba amafaranga. Iyo ukinjiramo bakwereka ko hari amafaranga utsindiye, wenda bashobora kukwereka ibyo 250, ariko bakagushyiraho attention yo ko bagutuma wenda abantu 5 mbere y'uko ubikuza. Bati banza ugeze aya makuru ku bantu 5 mbere y'uko ubikuza. Nibwo wisanga wahindutse umukozi wabo mu buryo butaziguye, navuga ngo buteruye. Wowe uri kubikora wumva ushaka kubohoza amafaranga 250 byo mu Rwanda, ariko we yaguteza umutego ko uri buze kuguma kuzanamo abandi, ugatangira gusharinga rero kandi bigize icyaha, kubera ko nawe ubaye umwe mu bafatanyabikorwa be. Aha rero icyo biba nta kindi, muzi neza ko muri mining cyangwa se dukora mining badusaba igice cyitwa KYC cyangwa se know your customer. Ni igice utangamo amakuru. Ariya makuru dutanga, dufatira urugero nko kuri Pi Network kuba ifite abantu barenga miliyoni 60 z'abantu bamaze gukora KYC mu bijyanye no kugurizwa amafaranga. Iriya ni ingwate yemewe kubera ko hari abantu bamwizera bamuhaye ibyangombwa by'igihugu, akaba yabishyira ku meza avuga ati umushinga wanjye ni muwemere, dore mfite abantu benshi. Ibyo hari na mining nyinshi zibyitwaza. Wamara gukora KYC umushinga nturistinge ku mafaranga ubona, nyine ko icyo bari bagambiriye no kukwiba amakuru. Aha rero aba agambiriye kukwiba amakuru yawe y'ingenzi, cyangwa se bakaba bagira access ku bantu ufite muri telefone yawe, binjiriye kuri email n'ahandi, bagatangira kubandikira amabaruwa abasaba amafaranga mu buryo wowe utakoze, cyangwa se baba batagetinga kandi cyangwa batekereza ko ushobora kwinjira winjijemo nimero yawe cyangwa se OTP, cyangwa se bakagusaba gushyiraho amafaranga make kugira ngo wemererwe kubikuza yayandi abavugwa ko wayatsindiye. Ibi byose abantu benshi bafite ama email bakunda kuyakoresha bagashyiraho na password. Abafite ikibika amakuru yawe yose, iyo email ndetse na password, hari igihe bigerageza agasanga ntago washyizeho ubwirinzi bwa kabiri, icyo twita two factor authentication. Hanyuma email yawe agahita yishyira muri telefone ye, agahita abona urutonde rw'abantu ufite, agatangira kubandikira kuri WhatsApp. Ntuze kuvuga ngo yabikoze ari Burayi ngo nagaze ikinyarwanda. Hari artificial intelligence ishobora gufata ijambo riri mu Gishinwa ikarishyira mu Kinyarwanda, yakandika message mu rurimi rw'iwabo mu Gishinwa, akandika nyine message ashaka koherereza aba bantu. Ugasanga ibintu bikomeje kuba bibi, bari gukoresha nomero zawe mu nyungu zabo bwite. Bungukira kandi mu kwiba amakuru yawe, kwiba amafaranga make bakubeshya ko ari aya KYC, kandi abenshi bungukira mu gice cy'amatangazo cyangwa se ads kuri iyo website. Hari igice gihemberwaho abantu benshi bafite website zicaho publicité cyangwa se ads, cyitwa Google. Icyo gice ni Google ikigenzura, ntabwo cyitwa Google, ahubwo iyo wemerewe kuba accessing izo ads, Google iraguhemba kugira umufatanyabikorwa cyangwa se umupartner, hanyuma ukajya uhembwa. Aha rero iyo mumaze kuzamo mukareba za ads, arahembwa akajya yinjiza muri ubwo buryo, uzi ngo ugiye gutsindira ya mafaranga. Okay, icyo ugomba kumenya nuko ntago ibikorwa byose bishingiye kuri leta bisabwa kunyuzwa kuri iyi link none higatambuka mu magroup WhatsApp, ahubwo biba byakozwe n'uwo muntu, ugahita wisanga winjiye nk'umukozi we kugira ngo akubeshye ati zana abantu 5 bikuze. Ahangaha ntago habaho banki ishobora gukora gutya, kandi nta kigo na kimwe gitanga amafaranga binyuze kuri WhatsApp. Byongeyeho bagakoresha link. Bishobora kubaho, wenda ntabwo amakuru yose twayamenyera icyarimwe, ariko ku bantu baza aya link muraza kumfasha muri comment. Turimo dusoza rero, icy'ingenzi nuko ugomba gutinya izi link
ariko kuzitinya ntabwo byaba bihagije, ahubwo ugomba no gusobanukirwa imikorere yazo nk'uko tuyivuze muri iyi video, maze ugahita uhinduka umwe mu bantu bazi kuzitahura, ubundi ukajya wirinda kuko bagukoreraho icyo gikorwa cyo kwamamarizwaho. Ababikoraga basharinga abandi rero bagambiriye kugira ngo buzuze abo bantu babatumye babikuze, bigize icyaha ushobora gukurikiranwaho kubera ko baba bari kwiyitirira nka banki cyangwa se n'ahandi. Nimuza kubireba ku ifoto ndi gukoresha muri screenshot, amafaranga bari kwerekana harimo amadolari. Ntabwo leta y'igihugu ishobora gukora ibisa nk'ibyo ngibyo byo gutanga inkunga mu madolari. Amafaranga se yacu yaba yabaye iki? So ni byinshi ushobora guterateranya ugasanga barimo barabeshya. Iyo link ntabwo nshobora kuyishyira muri video description ngo muyikandeho kuko ntabwo tuyamamaza, si mining, ndetse na YouTube ishobora kubigenzura kuko YouTube igenzura ama link ya scam maze akagira ibihano duhereza. Wowe icyo ugomba kumenya nuko imikorere y'izi mbuga ntabwo ari iya nyayo. Ndagushimiye, Imana ikurinde, wibuke kujya muri group yacu ya WhatsApp aho unyura muri video description ndetse no muri comment. Imana ikurinde.